oya mbega inzoga arayinyweza yose ndagaswingingi. Shakira noneho rero harya uyu munsi sibona ngomba kumusohokana da. Imifuka ko numva wagira ngo yatobotse da. Bari abana ba nimugoroba nabo ko bari mu kazi. Abaye nka data ariko fe bayijyanye. Se noneho ndangukiye uyu munsi mwuka byara muri cyaka cyanjye ari umunsi. No karimo. Undi mugabo atararanye inzoga ntashyira ubwenge ku gihe. Bayita turubosha igihembo cy'abagabo. Undi mugabo wa nyawe niwe yisomasha. Se shaka nigeze umunyamitwe. Uyu mwana w'abandi nemereye kujyana kuri piscine ndamujyana ntera. Mbona ikofi yanjye iri vide. Mwandikire ndebe niba yabyutse sha we ntasanga hari ikintu kimubumbatiye mu matuza sha. Ariko ntabwo ngomba kubura igisubizo ndi umuntu w'umugabo. Kanze shango shoshanye mwene muzehe sinjya niburira. Kamuhamagariye. Numva ari gutinda gufata phone da. Yo, meze bite sweetheart? Oui. Meze neza. Sheri ewan, uyu munsi ibintu ni fresh. Naraye nkurota. Naraye ndota wa munsi ewana sinjye wari numvaga nifuza ko uyu munsi ugera. Wandose ngiki se shu? Cyane kwa kondo yumbeshye. Sheri sha ewan, naraye ndose turi ku mazi. Dar es Salaam urahazi? Ewa narose nakujyanye Dar es Salaam turimo dutembera ibintu ari uburyohe ntiwabyumva. Gusa sheri okay birashoboka ko ariyo mpamvu naraye mbirose. Ubusanzwe twari twavuganye ko muri weekend tuzasohoka ariko nyine ku mpamvu zitunguranye z'akazi nisanze Dar es Salaam. Abanza ariyo mpamvu naraye ndota ndi ku mucanga wa Dar es Salaam nkutembera. Gusa nyine nizere ko utari buze kubabara nubwo nakurose ariko uyu munsi ushobora kuza kutaboneka kubera ko ku mpamvu z'akazi. Muhungu wanjye. Yego papa. Amakuru ya? Amakuru ni meza cyane. Ndishimye cyane. Narishimye ukimara kunyereka ko mfite umwuzukuru nubwo wari warampishe. Ariko wambereye ikirumbo wa mwana. Ikirumbo wakoze ni iki? Nico kugira ngo ubyare umwana ageze iki gihe ashoboye kumvomera amazi. Urabona ngeze mu za bukuru imyaka 60 ni myinshi utamunyeretse. Ubu siko wari ugiye kuja hanze nari nzamenya nzamukura he nzaje ndivomeraga amazi. Oya reka nkubwire papa ntago wabifata muri ubwo buryo. Erega buri ukuntu byabaye uramukobwa namuteye inda ngiye kujya ku ishuri. Nza kubimenya nkiri muto ya bene ako kageni. Urumva nari gushobora koko gukora ibintu ngibyo ngo ngire ubwenge bwo guhita mbibabwira. Nari nkiri muto. Wari ukiri mutoya. None se iyo umwana akoze ibyaha ntabibwira se? Ubwo si baza kuguca umugongo ntari kumwe nawe ngo wateye abakobwa babaninda ntabwo ari nje wari kugira ibibazo. Ariko buriya nubwo uri kubifata gutyo nunyumve wewe uri kureba ku ruhande rumwe gusa nurebe ku mpande zombi. Ndi kukubwira icyo gihe nari mfite imyaka hafi 19. Nari ndi mutoya ntabwo nari nakamenye gufata ibyemezo ngo menye icyo gukora. N'igihe mviriyeyo nsanga umwana ahari kandi nubundi nari narinjiye mu rundi rukundo. Ubwo rero nahoraga hagati na hagati gutyo. Kandi rata Kevin ndagukunda cyane sibyo? Yemwe mwiriwe. Yego maraho. Aho mugabo. Umuhungu wanjye meze nimeze neza. Makuru mwana. Ni mwana se kandi afuye he? None se kutansuhuzaga uvuye? Mama wabanje ukicara. Kanyicare. Izo mpuho mfitiye zo konsoza kano kanya. Ya cupa ryanjye reka mbe ndi kuri mwe nagize ibyishimo bidasanzwe. Ibyishimo bwoko kisi? Shimye. Urarizwa niki? Mama uzi ibintu bimbayeho. Urazi ngo njya gusura umuhungu ambeshye ngo ahantu ari niwe nuko nyirabuja azatwirukane twese. Yakoze. Manzi urebe. Urabona ukuntu usigaye utsindwa. Kandi bari bitarabagaho. Uwo musore se ubundi nuwe? Nuwaraye. Akora iki sera?
akora iki kandi yambwiye ko aba ari iwe ariko nyine nyirabuja yaje atwirukana niba abana na nyirabuja ntabwo mbizi. byihorere rero mureke guma mu masomo ibyo by'uwo musore kurikira amasomo yawe. Amasomo se none ubundi sinyakurikirana se none ubu uri kugira 8 kuri 50 ari uko yakurikirana. none se iminsi yose waraye ku cyumweru ariko mama wagiye ureka. byihorere uwo mumama wabirukanye ahubwo yakoze nta burenganzira ufite bwo kujya gusura umusore utambwiye. hari na musaza wawe enda avayo umuhungu wanjye uze wumve. ati n'ibiki se none nakubwira habaye iki shaka nagiye gusura ko ahantu nagiye kumusura ariwe ariko nyine nyirabuja ngo iki ubisubiramo numve ntabwo ndi kubyumva neza. ariko nawe reka gukomeza kuntera agahinda byagenze gute? unagiye gusura umuhungu arambwira ati ahantu ngiye kumusura ni urumva wakuze none se wowe kutereta wari wakura. harya ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 30. 30 ingahe? 30. ariko nakumira 30 ubwo se njye nawe ufite ingahe? none se njye ibyo nta nubwo bindeba mureke no gukomeza kunyongerera agahinda. mbese ubundi reka nkubaze uva hano wabibwiye nde? nta muntu nabibwiye. njye nka musaza wawe nari mbizi. none se ni ngombwa ngo ikintu cyose umuntu agiye gukora azababwira. ndashaka kumenya ngo wavuye hano ndaguha uburenganzira. uburenganzira narimbwiye. nakumira tugiye uzi ko tugiye kugusha ishyano muri runo rugo ugiye kwigarika. none se ubu urumva washinganaje wakuze. ese ubundi uwo musore ni uwahe? ni uwarayiga. ahagana he? mwirandaro harayiga. ubu ugiye gukora nawe mwiranda. none se abo mwiranda genda kubwiye ngo ndi musaza wawe uzongera kuva hano uvuga ngo ugiye gusura abasore ntuzagaruke muri runo rugo. papa urabizi ko papa wacu yadutaye dusigaye turi abana babiri na mama wacu sibyo? uzongera kuva hano ugiye gusura abasore uzagumeyo siko bimeze. none se wowe ubuka abakobwa baza kugusura hano ngiye ndakuze ngomba guha umuntu uzeyo mukazana umukecuru wacu. none se niba baza kugusura hano kuki njye najya gusura? ubwo se urumva impamvu z'akazi byabaye ngombwa ko njya Dar es Salaam hari ibintu nagiyemo ariko mu minsi itarambiranye nzaza kandi inshingano naguhaye ndazizi nzazisohoza. ariko shu ko uyu munsi twari dufite gahunda yo gusohoka ukaba utangiye mbwira ibyo byo kujya Dar es Salaam ibyo bizanye gute? nyamara mbona umbeje utanankunda ahubwo uba ufite izindi gahunda zikujyanye basi wakihanganye ukambwiza ukuri nimba utankunda ko. Oh sheri gute watekereza gutyo? Baby I love you. urabizi ko uri uwa mbere mu ba mbere uri akamarayika kanjye uri uw'ingenzi mu bo nkunda. ko dutekereza ko nakubeshya ujya ntabwo byabaho. Sheri mba ndi mu kazi urabizi ko akazi kanjye nakubwiye kenshi ko mba ndi bize ariko ibyo ntibivanaho ko ngukunda kandi bitarenze iminsi ni weekend yonyine weekend itaha n'ubundi nzagusohokana. gusa kuwa gatatu wenda nshobora kuza uramutse ushoboye kuza kunyakira wenda twasangirira agacupa harya hafi yo mu rugo hanyuma gahunda yo kujya koga tukayikomeza muri weekend itaha nta kibazo. sheri njye ntabwo ibyo ngibyo mbyemeye. buri munsi twagera igihe cyo gusohoka ngo ubonye impamvu kandi hari n'ikindi gihe ibintu wabinkoze. ubwo rero ngiyeyo ndebe mbona urukundo rwawe nabona ari ukumbeshya. ubu ngubu rero aho bigeze bitewe n'ibintu mbona uri kunkorera itamara njyewe n'akazi bikomeza kundagira kaye. I'm here for you. Ni ikihe kibazo ufite? Sheri ntugakope gutya ariko urabizi ko tuba turi inshuti urabizi ko nkukunda. Okay Sheri basi uhirakara reka ninza tuzabiganiraho turi kumwe sibyo kibebe ndagukunda cyane nuko sibyo? sheri njye ndumva ibyo ngibyo ari ibintesha umutwe. sawa gendanye n'ubwo tuzabivugana waje. ubundi ibingibi ndabona ari ibikomeza kwirirwa bintesha umutwe. reka nagukupe bayi kandi uzashaka abandi ngewe umurongo muvuyemo.
shimye yuko wari wagiye kwahirira inyana ukahirira n'inka ukanazikukira hariya munsi y'urugo, ndabizi ko ariho wari wagiye. Noneho natunguwe n'ikibazo, reka nkubwire ukuntu byakama. mbwira unyicisha amatsiko. Dore ukuntu byagenze. Urazi yuko uyu muhungu wanje nari nzi ko afite ubukwe mu minsi igiye kuza. Ahako natunguwe no kubona, urabizi ko yaragiye kuja hanze bitewe n'akazi yabonyeyo. Yaragiye kuja muri Amerika. Narahoraga ndi kumutonganya nti kutanzaniye uzagenda nta kuzukuru mfite ko hari n'igihe uzagwayo. Noneho bibaye ngombwa yuko ari kunganiriza. Mu kanya kashize mbona umukobwa nyakugira Imana azanye uyu mwana ni umwuzukuru wanje. Ansobanurira uburyo yamuteye inda agifite imyaka 19. Yanga kubimbwira nawe yanga kubikubwira. Ariko noneho kubera ibyishimo byiza cyane mfitiye aka kana kazaje karambomera maze kakampa n'igishirira, kakampa n'ikibabi c'itabi nkagatuma munsi y'urugo kakaja kukinshira. Nabemereye inka y'umusengo, mwemerera n'ikibanza kugira ngo uyu mwana wanje uyu mwuzukuru wanje niwe uzasigara dusigasiye mu bintu byose. Wamweba wabemereye iki? Nabemereye ikibanza, mbemerera n'inka. Uyu muhungu nubwo yabaye kirumba ariko nta kibazo. Namugabye mu rugo rwose. Nyina yagiye umwana nasigaranye umwana nta kibazo. Wabemereye igiti? Nta soni. Kabiri kagambo na wahirira inka. Uyu muhungu yakoze ikosa. Ntiyabitubwira. Umwana arinze agira imyaka 11. Ngofero nimugiye kwa umuntu. Ariko se mama hari ikibazo. Oya kirahari gikomeye. Nawe ufite ikosa. Mwanza mufatanyije nasu ikosa. Je nako nafatanyije iki kandi turi kukubwira uko byagenze. Sinshobora kubyemera ahubwo mwese muramvira mu rugo nta soni. Wewe uratanga sawa ufite uburenganzira bwo gutanga muri rugo. Nese mama uri kwirukana abantu mu rugo, umwuzukuru wawe ko yageze. Umwuzukuru ndamugumana nacyo nta mwana wangwa. Umwana ni umunyamugisha. Ingere najya gusura. Ubwo se urumva uba utararagiza no kwiga. Urashaka kujya kumusura ari kubona ndebe mbere ntago wazaga umeze neza watsinda none dusigayizana 8 kuri 20 kubera kwirwa mu maso. Umva nta kibazo ufite. Ariko rero nawe nje nkubwije ukuri. Mama ntago yari mu mirimo wenyine. Wiriwe wiyibunze. None se nzakora ngeze mu Rwanda. Ariko mwakagira Imana. Urumva wakuze meze neza. Urabona ko yatsindaga neza. Sibyo ndikumubwira. Agatsinda. Ahubwo se ndebere no misasi burya aba yagize mama. Dore ndebere. Ariko we aba yagize nk'ubwoya bw'intama. Oya imisatsi. Ariko mwakagira Imana. None sindi umukobwa. Ku kigo babemere kujya mwiyogoshesha gute se? Nta kibazo rwose agomba kujya. Ako ntugashyigikira amafuti mama. Ntugashyigikira amafuti. Azajya yiyogoshesha ndebera to. Imwe yoresheje bigiri yandayeresha kugira ngo bakunde bakurebe. None se sindi umukobwa wagira ngo nzifate nabi najya nafura imyenda. Ntabwo urageze igihe cyo kwiyogoshesha gutyo. Ugomba kwiyogoshesha nk'iki nk'umunyeshuri. Ubwo ejo ndaje nshiremo n'umutima niba ari iki. Reka nkubwize ukuri. Ndi musaza wawe. Sibyo? Ngomba kuguha amabwiriza ugomba kugenderaho. N'umusuzugura uzagenda reka nkubaze kuva igihe wose twabaniye ko utigeze nanyicaza muri salo ku ntebe ngo ngane. Wigeze ujya gusura abasore wigeze ubimbwira se? None se wowe kutazakunganira uzangiye kunganiza saruka amakosa abaye. None kuza wiriza ngo baranyirukanye ngo nasanze ngo umusore ngo ntago ari wiwe. Ndakubwiye ngo ndi musaza wawe uzongera kuva muri runo rugo uzambona. Reka nkubwire. Nizere ko ibintu nkubwiye ubyumvise. Uzongera kwiha amategeko yawe yo kwiyobora muri runo rugo. Turi batatu. Siko bimeze? Jewe ndi musaza wawe, uyu ni mama wacu. Siko bimeze? Ugomba kuva hano wabibwiye umwe muri twebwe. Reka mwene ko ntwarira umwanya nako. Nizere ko mbikubwiye ubyumvise. Nifitiye akazi kenshi kajya kwihindura imyenda ngire mu kazi. Ubwo usigaye ushatse no kujya utuka musaza wawe. None se yaje nibonye miki sari singe sina. Ubu ngiye kuzamuteza ngiye wamaze kunca amazi. Se mama nubwo ugomba kumvugira kuri musaza wanjye koko uriya muhungu ko mukunda kandi ko ngiye numva nta mubura mu buzima bwanjye basi wajye mvugira kuri musaza wanjye. Jewe nabuze n'icyo mvuga. Ikintu gisigaye nuko ugiye kuzajya ukubitwa. Ngiye kumuguteza ajya gukubita kuko
kuba ndi kukwereka ko usigaye utsindwa amafaranga twaririye twarimaze ngo turebe ko wakwiga urangize uyigirire umumaro none utangiye gushega mu bagabo. Ese nawe ko wabaye umukobwa wagiye umvugira koko uri umukobwa se ntabwo byakubagaho? Jewe ntabwo byambayeho wangwa umwana ni umunyamugisha ariko mwebwe ntabwo nemera ibyo muri kumukuru. Mpaye umwuzukuru wacu ariko se ari umwuzukuru we ukagira ngo ni umwuzukuru wese twabigiyemo inama ubwo nuko nawe uzarwubaka uzajya ufata umwanzuro uhite reka musomye ku gacupa nibura utuze nta macupa watuze ko ari umuhungu njye ndagusabye imbabazi papa nawe wicara nawe wicara uri kuvuga wicara oya ntabwo nicara ariko se ni iki kandi mwicaye n'umuhungu we muragambana ariko kari uburinganire uragira urangije ngo ukabiye inka ukabiye isambu ukabiye ibikuye kari uburinganire warabiruhiye ugiye kunegeka oya mutuze ujya kunegeka mu rugo rwanjye noneho niba nkayo ntabwo kirazira mama mwatuje ndakugura n'agacupa ndakugura n'urwawe ahubwo ndabirukana mwese ko muri ninjye nzi imvune y'urugo rwanjye mwarananiye mwese ugiye kubyara hanze aragabiki si icyo afite wowe n'iki wazanye ugabaho cyangwa n'iki urimo uragabika kari iwanje ndavunika buri munsi mpera saa 11 wowe wirwa mu kandi wakurongoye se warandongoye kandi wakurongoye njyewe warandongoye ntabwo bishoboka ntabwo kundongora bivuga yuko ugomba kwitegeka ariko se mama ubu ko kumwana wanjye uyu mwana ni mukuru nawe reka agira icyo avuga muzi ko muri gutongana muri iruhande rw'umwana muzi ko muri iruhande rw'umwana mwebwe umva nk'amagambo muri kuvugira amafuti naya ni muri babiri mwakabanje kuba ariko wagakwiye kubanza watega amatwi ntabwo byemera njye ntabwo byemeye ahubwo utega amatwi ndagusohora mu rugo rwanjye ngaho nyumvira n'ubu rwawe kandi ariyo warwubatse rwawe mujyane ngaho nyumvira umwuzukuru wanjye ndavuga batuje inama ngwino tuje inama ndakugura n'agacupa ngwino tuje inama ndatwara umwuzukuru wawe ndatwara umwuzukuru wawe tuzabiganira ariko se mama watuje ndatwara umwuzukuru yicare hano ndaza mwicaye ariko se mama watuje koko watuje uri umukobwa se ntabwo byakubagaho? Jewe ntabwo byambayeho ngana nkawe umuntu utarajyana n'imyaka 20 none ngo ni 30 z'ubundi wayisomye na musaza wawe ntarayigira neza yaraye kumbaza imyaka mfite ubundi nayize ukubaza ibyazi nka mwarimu njyewe ikintu nakubwiye cyo nuko ibintu by'abasore ntazongera kubyumva n'umunsi naho ndi fufa mwana wanjye umva mugira inama nta imyaka 16 ufite ntabwo rero kwirukanka mu basore mbabarira ukurikirane kwiga urabona ko nakoretse kusiga utsindwa urabona ko so yabantanye mukiri batoya ndabaruhana nanjye nagomba kuba narashatse undi mugabo umva mfite abandi bana babakurikira remera nvunikana nawe none kurikirana kwiga none se umva ari umuntu ukomanze karibu cyane ubu nakundi kumashiri kumbura mama wawe yarakaye urita umukobwa sheri se sheri bivuze iki sheri bisobanuye iki uyu niwe babirukananye kare ejo kuri wa nyirabuja ababyeyi b'iki ko mwahindutse no kubera iki haguruka vuba vuga ibyo uvuga byose byahagurutse bimeze bite se mama ko witonga vayo ndebere none ibyo ngushije ahubwo se mama mushiki wanjye yerewe yibunza n'imyenda yanjye atigeze ayifura haguruka umungu wanjye yicare nta mwanya ufite hano wowe se rero no wahe haguruka ibyo uvuga byose bivuge waza bimeze bite rogaje komera yicarire ngo bimeze gute se bimeze neza nta kibazo wa muntu baraje kubasura mama wakanye kutajya kudusura se noneho byagenze gutera ndebera imyenda ntabwo uba wayifuza none se mama yari yaguze isabune ubusimbuza imyenda nambara agiye ku kazi nta sabune yari yayo ngo mfure rugaje se nase uragenzwa n'ikira nanjye gusara sheri wanjye wa muntu ngo nde sheri wanjye ntabwo ndi kukureba neza mbwizo sheri wanjye ngo sheri wawe sheri wanjye nye mu buhe buryo nose abandi bakundana mu buhe buryo nyine ariko noneho ndumva ngo sheri wande wanjye wowe wambaye wowe ukora akazi ko mu rugo ngo sheri wawe kuri mushiki wanjye ubwo kumbwira gutyo koko bitewe n'iki ngo iki bitewe n'iki niko ndora twagushishana muri runo niko mama uyu ni wa mungu atubwiraga ahubwo se nenda muhisabune gute ko yaragiye kumusura yavuze ngo n'ubu ni bare kabiri bave muri runo
ese mwandekeye sheri mukaza kumubaza mukire kwa babure babure haguruka nawe umva se mama hano muri uru rugo bigiye ngomba kugira iki mama wandetse nkajya gukiza ndavuze ngo va muri uru rugo niko uragenzwa n'icyana genda babandi we bari mugende ariko se kuragenda ndava mu rugo rwanjye ariko nawe cyane muri ikigwa yekora gusora mu nzu yakuze banje bariyubakiye mama banza wumva abanje bariyubakiye ariko gahinda mama banza uriganire ntabwo bibaho ntabwo byashoboka twirukana papa uretse wumva ariko uretse wumva papa mwana wanjye mwuzukuru wanjye mama ntabwo ndi nyogokuru ndi byose urumva nzakurera nzagushyira mu ishuri ibintu byose bizagenda nawe ureke barira bananiranye niwarira tuzabana neza nzakurera uri umwana wanjye sibyo nawe ureke barira barananiye nibagende nimugende igorata oya humura mwana wanjye bariya se ko ari amakosa bakoze aremereye uragira ngo wowe nagukubita mpamagarira mama nitahiye none se sinakubwiye ko ndi mama wawe nshaka kwitahiye oya humura ntacyo nzagutwara humura si uri umwana w'umuhungu wanjye se none se tuzabana nta papa nta mama oya biriya bintu bizajya mu buryo tuzahura twiyumve twumve ko gahunda zimeze reka barambabaje mwana wanjye nitwicara hamwe bakansaba imbabazi cyangwa tukumva aho byapfiriye bakambwira neza ku murongo nka kuriya baje bambwira ibintu babinturaho bataranganirije urumva bazagaruka none se kuki umugoye ko yamaye ikibanza oya ntabwo ari cyo muhoye amafuti yo kugaba tutabiganiriye nta kindi oya humura wigira ubwoba bw'ibibaye ntabwo bizongera sibyo mwana singukunda ngugurira iki ntacyo nshaka mama hoya sigaho mama wawe se ko ari Bugande uramukura he ko yaje akagusiga akigendera oya nzaza kumara mama wanyu nanjye ndagukunda sibyo ngaho reka turekere icyo kiganiro tuzakigarukaho sibyo